Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze ari ahera. Yosuwa abigenza atyo. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe kuri mwe mwese bakunzi ba New Soul Church TV, mwe mudahwema kugaragaza ko mukunda kandi mukurikirana ibiganiro byacu. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi Uwiteka akomeze kubashyigikira ndetse akomeze kubahaza uburame, mukomeze kurama kandi muramire kubona ibyiza mwamfurame. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi, ni ubuhanuzi buba buri kugenda buvugwa hirya no hino, ariko kandi Yesu yabivuze neza cyane ati nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri, muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Intsinzi yarabonetse rero, intsinzi yabera. Wowe uri mu rugamba, wowe uri mu ntambara, intsinzi y'Uwiteka yarabonetse. Ku bakunzi ba Koloneli Makanika, mukomeze kwihangana kandi mukomeze gukomera, mubuze intwari yanyu ariko niruhukire mu mahoro. Koloneli Makanika aruhukire mu mahoro cyane. Ni intambara yararimo kandi iyo umuntu arwaye intambara nziza nabyo bijya biba byiza cyane. Tugiye kureba rero intandaro y'intambara zigenda ziza. Ese buriya Uwiteka abaziziho? Tugiye kurebera hamwe turebe. Ariko kandi uri mu ntambara, komeza kurwanya intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe. Twe turi muri ya ntambara, intambara nziza cyane, intambara yo kwizera, intambara yo kunesha ibibi. Iyo niyo ntambara twe turi kuvuga muri aka kanya. Ariko kandi ntabwo twakwibagira kuko mu burasirazuba bwa Kongo M23 ikomeje no kurwana intambara. Ese buriya ziriya ntambara zizarangira ryari? Ariko kandi nimuhumure, Yesu araje. Hano turi kumwe n'umutumirwa wacu, umutumirwa Imana yasize amavuta. Kuri mikoro ndi Yohana, ngira ngo ndabakunda cyane, murabizi cyane. Iyi ni New Soul Church TV. Kuri mwe mutarakanda subscribe nicyo gihe cyo kubikora cyane, ubundi turaje. Intsinzi yabera yarabonetse. Mukozi w'Imana, ngira ngo watangira wibwira abakurikiranye ibiganiro bya New Soul Church TV, noneho warangiza ugasenga Imana ukayiragiza iki kiganiro tugiye gukora kugira ngo kize gufasha imitima y'abantu. Nibyo koko, murakoze cyane Yohana. Nitwa Munyentwari Athanase Apostle, nkaba ndi umushumba w'itorero Ubugingo Bushya. Nk'uko wari ubivuze, nibyo intambara ziri hirya no hino, ibibazo biri hirya no hino, ariko nta bundi buryo bwo kubivamo tudasomye ibyanditswe byahumetswe n'Uwiteka, tukareba. Wari uvuze ngo isi intambara koko Uwiteka arazizi azizi cyane, kuko tugiye kureba intambara yabaye urudaca igakomera cyane, ariko bikagiraho Uwiteka yohereza umugaba akavuga ngo iyi ntambara Yosuwa ntabwo yazayirangiza. Rero urakoze, reka dusenge twinjire mu ijambo neza. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, uri nyiringabo uteye ubwoba. Dusanze intambara zose ubuzizi, kandi data uko wavuze ngo nakizajya kuba utakimenyesheje abagaragu bawe intore zawe, nyemerera uyu mwanya ibyo tuzi uduhe kubivungurira ku bantu bawe, uduhe kubivungurira ku bwoko bwawe, kugira ngo babashe gukomera kandi bakomereshwe n'ijambo ryawe. Nyemerera uyu mwanya wongere ubane na buri umwe wese, iburasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, no muri Kigali ndetse n'isi yose uyigeremo, kugira ngo utange ituze. Mbere ya byose utange imbabazi, kuko turi abanyabyaha. Nituba twejejwe ntabwo tuzongera kugenda uko udashaka. Nyemerera ijambo ryawe rize kwinjira mu mitima yacu twese, rihindure ngo byinshi. Bisabye nizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Yesu ati nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri, muzamenya ukuri kandi niko kuzababatura. Ngira ngo ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana duteguriye ry'uyu munsi. Karibu umukozi w'Imana. Reka turebe igitabo cya Yosuwa 5:13 kugera kuri 15. Twumve neza koko ibyizi ntambara ziri hirya no hino, mujya mwumva niba Uwiteka bazizi. Cyuri buze gukuramo ni kimwe cyonyine gusa, nusanga zizi witurize, ahubwo usaba Imana kwihanganira bidashobora guhindura. Ikindi ukomezwe n'ubuhanuzi Imana icisha mu bagaragu bayo. Reka dusome Yosuwa 5:13 tugere kuri 15, twumve icyo mwuka w'Imana tubwira. Nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso, abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati, oya,
ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubaza ati umutware jyewe umugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aha ari ahera. Yosuwa abigenza atyo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Urakoze mukozi w'Imana kuduha ijambo ryiza kandi ijambo ryubaka imitima y'Abanyarwanda, ijambo ryubaka imitima y'abantu batuye isi. Utubwiye neza cyane, utubwira inkuru z'uburyo marayika w'Uwiteka yabonekeye Yosuwa, ariko kandi akamubonekera nawe bisa naho ari mu ntambara. Bivuze ko rero buriya akenshi iyo umuntu ari mu bibazo, akenshi iyo umuntu ari mu ntambara, ngira ngo Imana iba iri mu ruhande rwe, kandi Imana ntabwo ijya imwirengagiza. Ngo nuko Yosuwa ngo yegera Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwegereye, amwerekeye, afite inkota mu ntoki. Buri ibintu by'inkota byahozeho kuva na kera, byahozeho rwose. Ngo Yosuwa ngaramwegera, ngaramubaza ati mbese uri uwo mu babisha bacu cyangwa uri uwo mu bacu? Yosuwa yaratinyukaga cyane kuko uyu marayika cyangwa se uyu muntu Yosuwa yarabonye ntabwo yari azi ko ari marayika. Ikindi yari afite inkota, kandi namwe muyumvisha inkota ya marayika uburyo iba yaka, yari icanye, uburyo ibicanye, uburyo ibikaze, isongo yiteye ubwoba. Ariko Yosuwa arayitinyuka, aramwegera. Ijambo ryatubwiye ngo yubura amaso. Mu bigaragara byo bigaragara ko Yosuwa nubwo yari mu rugendo agenda yegereye ariko we yari yubitse amaso atekereza wenda uko ari bubigenze. Bigereranywa n'ibibazo nawe bikuri imbere, bigereranywa na Yeriko wubitse utumbiriyeho amaso gusa. Ndakwinginze ubura amaso, ubura amaso, urebe ukuri imbere ninde, urebe imbere yawe Imana yohereje nde, urebe imbere yawe Imana yohereje ikihe gisubizo. Ngo Yosuwa akimara kubura amaso abona umuntu imbere ye. Akimara kubona umuntu amwikangamwo umubisha, ariko amubaza ibibazo bibiri byonyine gusa. Isubizo cyari yego cyangwa oya. Arangije aramubaza ngo ese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Marayika nawe ntiyatindiganije kumusubiza. Muribuka Mose abwira marayika ngo namurekure, marayika nawe akabwira Mose ngo namurekure, ayimini Yakobo ngo namurekure, bariho bakirana. Byarangiye igisubizo kizima yari yanze kugitanga kubera ntabwo nzi impamvu, ariko ahaho yahise atanga igisubizo cyihutirwa kubera ko ntabwo nzi icyo Yosuwa yakoze, ntabwo nzi uko yabigenje, ariko Yosuwa nawe ashobora kuba yaramufatiye w'inkota akamuhata ibibazo kandi ari seriye. Aramubaza ngo ese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha? Marayika nawe asubiza yihuza atajijinganije ati oya, ntabwo ndi uwo mu banyu, yemwe no mu babisha ntabwo ndimo, ahubwo nje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Nje nonaha, ubu nonaha icyo nasabaga nawe hagira uwuza mu kibazo urimo, hagira uwuza mu ngorane urimo, hagira uwuza mu bukode urimo, hagira uwuza mu ndwara z'ibyorezo urimo, hagira uwuza muri minervari y'abanyeshuri, haleluya, hagira uwuza mu guhanwa n'imiryango urimo, hagira uwuza mu bibazo byose urimo, kugira ngo akubere umugaba muri iki gihe bikomeye, muri iki gihe utabasha kwiyambutsa, muri iki gihe ntacyo wakikorera. Intambara yarigezaho mbabarire, intambara yarigezaho uyu Yosuwa ntacyo yayikoraho kuri Yeriko. Imana irebye iravuga ngo iyi ntambara niba umwana w'umuntu atayishobora reka nohereze marayika. Hari aho bigera natwe bikatunanira, ariko muhumure Imana ibibizi. Marayika wayo mwohereze mu bibazo urimo byose, marayika wayo mwohereze mu ngorane urimo izo arizo zose. Ariko ikintu yamusabye gikomeye, yaramubwiye ngo wowe kurwana ntubishoboye, ahubwo rwanisha gukwetura inkweto zawe uzikuremo icyondo. Wigenda uremerewe, kuri ibyaha munsi y'ibirenge byawe, kuri ibyondo bikwetura ubikuremo. Uyu munsi Imana itanze igikoresho cyo gukwetura, itanze igikoresho cyo gukwetuza. Mu ngo zanyu kirahageze, mu biganza byanyu kirahageze. Tangira ukwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze ari ahera. Byanga byakunda ngo Yosuwa yese abigenza atyo, kandi abigenza atyo yituye hasi, yaryamye yarambaraye imbere ya marayika. Rero uyu munsi nawe ucyumva ibi, ucyumvira ijambo, nta kindi usabwa. Urugamba wumvishe kutazarwirwanira ngo rutsinde, kwetura inkweto zonyine, ahasigaye marayika akora akazi. Bivuze ngo gukwetura inkweto egare gutsinda.
ukwiye turi inkweto egare kubaka inzu muri Kigali, ukwiye turi inkweto egare kwishura minerval, ukwiye turi inkweto egare gukundwa n'imiryango, ukwiye turi inkweto bihwanye n'ibintu byose byiza Imana yaguteguriye. Ariko banza ukwiye turi inkweto, iri jambo Imana yanaryibwiriye Mose abigenza atyo, Imana ijya yabona gukorana nawe kuva uyu munsi icyo nagusaba kwiye turi inkweto nicyo kizima. Urakoze cyane umukozi w'Imana kutugezaho ijambo ryiza cyane ngo nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto zawe mu birenge byawe kuko aho uhagaze ari ahera, ngo Yosuwa abigenza atyo. Niye message waha abantu kugira ngo abatarakweta inkweto zabo nabo bazikwete, kuko bashobora kumva bakumva kwetura inkweto zawe bakagira ngo ni zisanzwe. Mukozi w'Imana wasoberera abantu kugira ngo bamenye izi nkweto bakwetura ni izihe, naho bahagaze ni kugira ngo bamenye uko birinda. Mu minota mike cyane dushigaze kugira ngo dusoze. Izi nkweto mubwirwa gukwetura cyangwa se tubwirwa gukwetura ntabwo ari inkweto izi ngizi mwambara z'umubiri, ni inkweto z'umwuka zisobanura ubutumwa bwiza. Bigaragara ko niba hariho ubutumwa bwiza hariho n'ubutumwa bubi. Ubutumwa buba bwiza ryari cya gihe wakwetuye inkweto akaba nta cyondo kirimo, bukaba bubi nanone cya gihe ugenda inkweto zawe zuzuye nk'ibyondo, inkweto zawe zuzuye nk'ubusambanyi, inkweto zawe zuzuye nk'ubusinzi, inkweto zawe zuzuyemo kuroga, urogesha amagambo ndetse ukanaroga uburozi bw'ubutamikano, inkweto zawe zuzuye ngo byose bishoboka. Nyemerera rero kuva uyu munsi ukimara gukwetura, ubundi munyemerere mbabaza akantu gato. Iyo utari inkweto zirimo icyondo n'iyo utari zitarimo icyondo nta tandukaniro ririmo. Ni gute wabasha kurwana inkweto zawe zuzuye nk'ibyondo? Ibyo byo dusanze bitagize gute bidashoboka. Inama nabagira rero dukwetura inkweto kugira ngo aho duhagaze hatubera hera, natwe tweze ubutumwa bwacu bwiza bureke kuba bubi muri iki gihe, kuko ubutumwa bubi bureze, ariko twaboneshesha dukoresha ubwiza dukwetura inkweto zacu. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Rero turabakunda cyane kuri mwe mwese aho muherereye hose. Ni ugushaka ubwami bw'Imana bigishoboka ko bubonwa, nicyo gihe cyo kumwambaza akiri bugufi. Mu masegonda make wasenga usabira abantu umugisha. Reka dusenge kugira ngo iri jambo rize kugera mu mitima ya benshi kandi rize gukura benshi aho Satani yababoheye. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, uri Imana ikomeye uteye ubwoba. Nyemerera uyu mwanya iri jambo ryawe ritambutse ahangaha, ntaba ari jyewe urivuze, ntaba ari jyewe uza kuricengeza muri benshi, ahubwo wowe ukoreshe uburyo bwawe bukomeye wakoresheje kuva kera isi yaremwa, kuva waremwa umuntu utari mwiza ukabana nawe ukamugira uko ushaka. Nyemerera n'ubu ngubu ari kubikora kugira ngo ijambo ryawe ryinjire mu mitima kandi rihinduremo byinshi. Nyemerera ubwoko bwawe, abahungu bawe n'abakobwa, duhemburwe naryo. Ubwo turi twahembutse twese tuzamenya neza ko imigambi ari